Abantu bazarimbuka ntimugire ngo n'isi bazaba barayiriye. Iyo ijambo ry'Uwiteka ritubwira ko tugomba kugira umwe tudacogora, hari ikintu cyantangaje. Mugira ngo abantu baba baryamye mu gitondo ntibazinduke ngo basenge kandi bige ijambo ry'Imana, mugira ngo ubundi barakomeza bagasinzira. Umuntu arabyuka saa 10 akaba akanuye, ibitekerezo akabizerereza agakomeza agakanura mu buriri, ntabyuke ngo asenge kandi ntanasinzire. Mwarabibonye? Umuntu agira amabwiriza iki ntimurebe yuko abantu baba bahagaritse imirimo yabo ku bwa Mwuka Muziranenge bakitabira irarika ry'Imana. Uyu munsi mukaba muri hano mu rusengero turi kwiga ijambo ry'Imana. None se mugira ngo abantu bataje gusenga muraza kugenda musange mu rugo baguze imodoka, cyangwa musange utari ufite inzu yayubatse? N'ubundi umuhata abantu batagira ngo biyegurire Imana, ntimugire ngo hari ikindi kintu bawungukiramo. Nubundi ndagira ngo mubabwire iki kintu, nubwo umuntu yaba yasigaye mu murimo ari guhinga uyu munsi atagiye mu materaniro, reka mbabwire iki kintu. Nimubona yuko tugiye kumara ukwezi turi imbere y'Imana twiga ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ivugure imibereho yacu. Ndagira mbabwire iki kintu, n'ubundi n'umuntu uzamara ukwezi mu by'isi, nimugire ngo muzasanga araguze imodoka, nimugire ngo muzasanga inzu adafite muzasanga arayubatse. Ahubwo hari ikintu byanditswe gera bitubwira. Umwana w'ikirara yavuye mu rugo kwa se, agenda azi ko abonye umudendezo kandi ko agiye gufata ibintu yakuye kwa se